wari uzi ko Inkotanyi zari zifite abantu benshi baziyobotse bari imbere mu gihugu bakora imirimo itandukanye haba muri leta n'ahandi, batari bashyigikiye leta ya Habyarimana yari yabaye ikinani, wari ubizi? Gusa nabo ubwabo ntibari baziranye kuko ryari ibanga rikomeye. Muri abo harimo Mugesera Antoine, kuri ubu ni umwe mu bagize urubuga ngishwanama rw'inararibonye z'u Rwanda. Nyuma y'indi mirimo myinshi yagiye akorera igihugu, iyo muganira asubiramo izo nkuru, abazivuga neza nk'ibyabaye ejo nta hasobwa, yibuka akantu ku kandi, kuva ku buryo yinjiye mu Nkotanyi agikorera mu gihugu, uko batumanagaho nazo nuko yaje guhunga akazisanga bagafatanya mu rugamba rwo kubohora igihugu. Mugesera avuga ko yinjiye mu Nkotanyi mu mwaka w'1988. Icyo gihe ngo yari aho yakoreraga Kabusunzu, nuko haza abantu kumureba, barimo umwe bari baziranye n'undi atarazi, kuko bari bazi ko akunda ibitabo, bamusaba ko yabatiza bimwe mu bitabo kuko uwo mutitsi nawe ngo yakundaga ibitabo. Ubwo yahise abajyana mu nzu ye i Nyamirambo, aho yafite isomero ryo mu rugo, atera udutebe 3 baricarana. Ati noneho bambwira iby'Inkotanyi, barazimbwira neza, bati ahubwo turi kugusaba ngo dufatanye. Ndabyemera, bisigaye nta bindi. Bakababwira amahame makeya ibyagombaga kubanya, wakumva ubyemeye ugafatanya, ibyo bagusaba ukabikora. Ati dukorera ibi cyangwa jyanaha. Ibi byinshi bagusabaga ibintu bisanzwe, ntugire ngo badusabaga amabanga. Nta mabanga twari tuzi. Uko niko ninjiye muri serire y'Inkotanyi. Ni amatsinda mato yabaga agizwe n'abantu bake baziranye ubwabo, kandi bakabika iryo banga, bakajya bafasha Inkotanyi zari ziri hanze mu bintu bimwe na bimwe zashakaga, cyangwa amakuru asanzwe zashaka kumenya ibibera mu gihugu. Ati mu mwaka w'1988 hari serire z'Inkotanyi, yewe nazimenye, ariko ntumenye abazirimo n'abatazirimo, kuko iyo mwabaga muri serire ntiwamenyaga bagenzi bawe, keretse iyo mwaganiraga cyane ukumva akomoje ku kintu, wakitonda ukumva ko hari ahandi wacyumvise cyangwa nawe ukizi, ukinumira, kuko serire zabaga zidashaka guhura hagati yazo. Mwebwe abantu 10 mwabaga muhagije, n'umugore ashobora kutamenya ibyo murimo, nawe yashoboraga kujya muri serire utazi kayirimo, akabana na bagenzi be, namwe mukabana mu yanyu. Nta nama rusange yabaga, habaga serire ukwayo, indi ukwayo, igizwe n'abantu 10 na bangahe mugenda muzanyeho gusa. Mugesera yavuze ko ibintu Inkotanyi zasabaga abari muri serire bitabaga ari ibintu byinshi, ahubwo babasabaga ibintu bisanzwe bishobora kubonwa mu buryo bwemewe. Ati ntabwo babasabaga ibintu byinshi, basabaga inyandiko runaka. Njyewe ubyo nayishinzwe kuko bari bazi ko nkunda kwandika cyane, nibyo ngibyo. Bati mufite gahunda y'uburezi wanyu mu Rwanda, bati waduha inyandiko yanditseho gahunda y'uburezi, waduha gahunda y'ubuhinzi, uko mubikora. Ibintu nk'ibyo bitagoranye. Yavuze ko ukurikije inyandiko babatumaga n'uburyo bari bashishikariye kumenya uko ibintu bitandukanye bikorwa mu Rwanda, babikoraga nk'abantu bizeye intsinzi, ahubwo bari gutegura uburyo bazakoramo ibintu bitandukanye ubwo bazaba bamaze gufata ubutegetsi. Yagize ati wabonaga ko nabo bashaka kureba ibiriho, kandi bari baragiye baba mu bihugu bitandukanye, bakavuga bati ubuhinzi tuzabukora dute bitutsinda. Wabonaga bizeye kuzatsinda, sinzi aho babikoraga, ariko bakavuga bati tuzabikora dute, nimutwereke ibiriho mu Rwanda, mutwereke ibiriho mu Burundi, mutwereke ibiriho muri Kongo, mutwereke ibiriho muri Senegal, muzane twumve uko ahandi burezi babukora, noneho natwe twubaka uburezi bwacu uko twabukora. Yongeyeho ati ubona ko ari nk'abantu bateguraga uko bazubaka igihugu intambara nirangira, kuko abari bagize serire bari bafite uburambe butandukanye. Mugesera yavuze ko Inkotanyi zabasabaga buri wese ibigendanye n'uburambe afite. Birumvikana ko kuba ufite aho uhuriye n'Inkotanyi, icyo gihe ubutegetsi bwariho bwitaga abanzi b'igihugu, byari ibintu biteye ubwoba, kuko wari kuvumurwa yari koroherwa, cyane ko hari benshi bagiye bitwa ibyitso by'Inkotanyi kandi nta naho bahuriye nazo. Mugesera yasobanuye ko gutumanaho nazo byabasabaga amayeri menshi, ndetse no kugira ibanga mu buryo bukomeye. Ati twabinyuzaga i Burayi rimwe na rimwe, cyangwa tukabinyuza ahandi hari isoko hariya Cyanika hafi ya Uganda. Haba hari umunsi w'isoko, abantu bavaga muri Uganda, twabaga dufite umuntu wacu akajyana agafuka, agahura n'uwaho bakagurana, agatwara ako kantu mu gitebo. Mu gitebo washyiragamo impapuro ushaka zose ntawe urabutswe.
nuko akabijyana bakabibona nta kindi. Hari n'ibindi twanyuzaga i Burayi, washoboraga kwandikira nk'umukobwa witwa Louise Baudouin akaba ari izina ry'umugabo we, kandi ubundi yitwa nka Louise Mukandori, ariko ntushyiremo Mukandori, ugashyiraho Louise Baudouin, ukanyuza mu iposita, kuko iyo yabonagaho amazina y'abazungu nta kibazo, ibayisakaga yaratambukaga. Ariko wari uzi ko Louise uyandikiye w'i Burayi azageza aho Inkotanyi zikorera, yayisoma akumva ko aho agomba kuyohereza ari Kampala cyangwa Nairobi. Gutumanaho byari byoroshye cyane. Mugesera yavuze ko atarazi ko Inkotanyi zizatera mu Kwakira umwaka wa 1990, gusa mbere gato y'uko zitera yagiye mu butumwa bw'akazi muri Angola, aza kumva ko Inkotanyi zateye, ahitamo kutagaruka mu Rwanda kuko yatinya ko yahita agirwa nabi n'ubutegetsi bwariho. Icyo gihe ngo yahisemo kujya muri Kongo, ahabona n'akazi. Mu mwaka wa 1991 yahuriye n'Inkotanyi muri Uganda, zimubwira ko agomba kugumana nazo, ajya gusezera akazi azijyamo burundu mu mwaka wa 1992. Ati ngize muri Kongo rero Inkotanyi zinumaho zita abandi turi ku rugamba, we kuzi n'u Rwanda urakora icyo aho ngaho. Ni uwitwa Inyumba Aloysie wantumyeho, ati wowe urakora icyo aho ngaho koko. Nsezera ku kazi aho nari narakabonye muri Kongo, nsanga Inkotanyi zimfata neza. Yongeye ati ngerera amahirwe nuko nari nzi n'u Rwanda, nabo bashaka kumenya u Rwanda, abenshi bari urubyiruko. Mugesera yavuze ko yakomezaje n'Inkotanyi azifasha mu bitandukanye zamusabaga, haba ku byo zashaka kumenya ku Rwanda, gufasha mu igenamigambi, cyane ko yahise agirwa komiseri muri komisiyo y'igenamigambi, ndetse agatumika no mu bundi butumwa yashoboraga guhabwa nko kwakira abantu batandukanye n'ibindi, kugeza ubwo urugamba rwarangiraga. Aha niho dusoreje ubuhamya bwa Mugesera. Niba utarakora subscribe kuri channel, kora subscribe utazacikwa n'inkuru z'utaha zijyanye n'amateka